bwoko bw'Imana twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo umwanya mwiza kuba imbere y'Imana tuganira ijambo ry'Imana kandi turi mu kubaho kw'Imana. Reka turirimbe indirimbo y'ijana 50 hanyuma tubone kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri kino gitondo. Haleluya. Turavuga ku kubohoka, turavuga ku kuva mu maboko y'umwanzi, kuva aho umwanzi yatuboheye, gutsinda imbaraga n'ubushobozi bw'umwanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka turirimbe indirimbo hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yakoze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Ninde bwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Bwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya ndirimba mubaza nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Yesu turagushima ku rukundo rwawe, turagushima ku mbabazi zawe, turagushima uburyo tudukunda tutari beza, turagushima uburyo tudukunda turi babi, turagushima gitare cy'amahanga. Niwakire amashimwe y'imitima yacu, niwakire amashimwe y'urukundo dukunda Mwami. Uturwanira intambara nyinshi, uducisha henshi hakomereye imitima yacu, mu nzira twebwe ubwacu tudashobora kwinyuzamo n'amaboko yacu, aho imitima yacu inaniwe, aho Mwami dusa n'abadafite icyerekezo, aho dusa n'abafite agahinda, aho dusa n'abafite umubabaro. Ariko muri ibyo bihe bikomeye urukundo rwawe ruradusanga, urukundo rwawe ruratubohora, urukundo rwawe ruratubatura. Reka dushimire urukundo rwawe Mana, reka dushimire imbabazi zawe, reka dushimire ineza yawe Data, reka dushime kuko uradukunda.
uradukunda bihebuje, uradukunda kuruta uko twabivuga, uradukunda kuruta uko twabimenye. Ijambo ryeravuga ngo werekanye urukundo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga turi abanyabyaha. Nushimwe Imana. Kuri iki cyumweru muri amateraniro y'abakunda Imana, duhaye ikaze urukundo rwawe kugira ngo rutegeke kandi ruyobore imitima yacu. Urukundo rwawe Mwami ruganze mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, ruduha icyerekezo, ruduha inzira dukwiriye gucamo, rudufunike, ruduhumurize, ruhoze abarira bose. Urukundo rwawe rudushireho inzira aho zitari. Urukundo rwawe ruhumuriza imitima y'ihebe. Urukundo rwawe rutubohora ingoyi z'umwijima. Urukundo rwawe ruduhagarika ahakwiriye. Urukundo rwawe ruduhumuriza imitima yacu. Urakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Muri kino gitondo abo turi kumwe, abadukurikiye n'abazakurikirana iri jambo, tugiye kuganira ijambo riri mu gitabo cya Zaburi 31. Iki gitondo turavuga ku kubohoka, ku gutabarwa n'Imana, kubohoka ingoyi. Haleluya. Kubohoka ibiboshye imitima yacu. Kubohoka ibiboshye imibiri yacu. Kubohoka ibiboshye ubugingo bwacu. Hari imbaraga zirwana n'imibereho yacu. Hari imyuka, hari ubutware bw'umwijima, hari ubutware bw'abadayimoni, hari imbaraga z'abapfumu, hari imbaraga z'abarozi, hari imivumo, hari ibigenda hejuru y'ubuzima bwacu. Nubwo dukijijwe, nubwo twakiriye umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, ariko ubuzima n'imibereho tubayeho dufashe igihe kinini mu ntambara. Twarakijijwe ariko ntabwo twigeze twiyambura uyu mubiri. Twarakijijwe ariko turacyari mu isi. Tuba mu isi, tugenda mu isi, tugendera muri iyi si, dutuye muri iyi si. Duhura na byinshi binaniza ubuzima bwacu. Si uko tudakijijwe, si uko tutari abarokore, si uko tudafite Imana mu buzima bwacu, si uko tudakiranuka, si nuko tudakizwa, si nuko tudakunda Imana, ahubwo isi turimo iravumye. Isi turimo yuzuyemo ibibi byinshi. Tumeze nk'abantu bagenda mu muhanda, umuhanda urimo abatwaye imodoka basinze, abashonje, abatonganye n'abagore babo, abashwanye n'abana babo, abo birukanye mu kazi, abanyweye ibiyobyabwenge, abafite ibitambo bahize ikuzimu bagomba gutanga, bose bakaba bari muri uwo muhanda, nawe ukaba urimo. Nubwo witwararika, nubwo ugenda neza, ariko bigusaba kwicunga.
kuko uticunze harimo undi utitaye ku kugenda neza kwawe, harimo undi utitaye ku mategeko, hari undi urimo wiyahura, hari undi udatekereza neza, ibitekerezo byiwe byagiye. Rero uko byagenda kose, hari abaguhutaza, hari abagutera ibyondo, hari abagusunika, hari umuntu akakurakara mutanaziranye akanagutuka. Ushobora guca ku muntu ukabona arahindukira aragututse utanamuzi, akakugira nabi utanamuzi. Nimwe na rimwe akaba yanakugirira nabi utanamuzi. Bibaho muri buno buzima. Ibi rero tubona mu isi bifatika niko biri no mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu nubwo twitwararika, nubwo dukizwa, nubwo dusenga, nubwo tugerageza kuba amahoro ku ruhande rwacu, ariko duhura n'abadukomeretsa, duhura n'abadakizwa, duhura n'abadasenga, duhura n'abatihangana, duhura n'indi myuka yindi irwanya ubuzima bwacu, inaniza ubuzima bwacu, inaniza imibereho yacu. Ibyo bitubaho bitugeraho igitondo n'umugoroba. Niyo mpamvu duhura n'ibidukomeretsa imitima, duhura n'ibidutera umubabaro, duhura n'ibidutera agahinda, kandi turi abarokore, kandi dukijijwe, kandi dufite Imana. Ariko Imana ishimwe ko dufite umurengezi. Imana ishimwe ko dufite umutabazi. Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Haleluya. Ubwada fasingipfuye jye na Yesu turumwe. Haleluya. Mpamya kw'izina ryanjye riri ku mutima we. Oh, haleluya. Izina ryanjye riri ku mutima we, aramvugira ijoro n'amanywa. Ibyo ncamo, ibyo nyuramo, ibimpagaritse umutima, ibindwanya, I don't care, kuko hariho umuntu uhanganye n'ibibazo mfite. Hari umuntu witeguye kurwana intambara zanjye. Si uko zidahari, ariko yiteguye kuzirwana. Yesu ashimwe. Si uko intambara zidahari, wenda n'izidahari uyu munsi ejo zizaza, ariko zaba izihari zaba izizaza, uwo muntu mvugira, uwo wankunze, arahari ngo azirwane. Yesu ashimwe. Kadusome muri Zaburi 31 murongo wa 2 uravuga ngo, Uwiteka ni wowe mpungiraho singakorwe n'isoni, unkize kubwo gukiranuka kwawe, untegere ugutwi utebuke, unkize umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza. Haleluya. Uwiteka ni wowe mpungiraho singakorwe n'isoni. Haleluya. Iki gitondo reka Uwiteka abe ubuhungiro bwawe, kubikurwanya, kubikunaniza, kubigutera, ku mbaraga z'umwanzi zikurikirana ubuzima bwawe, ibyo mu muryango aho uvuka, myuka y'intambara. Hari igihe kigera ubuzima bwawe bukinjira mu ntambara,
haleluya. Hari igihe kigera ubuzima bwe bukinjira mu ntambara, nubwo utari muzibona physically, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba uri mu ntambara, ukarota urwana, ukarota wiruka, ukarota ubona amasasu, ukarota ubona abapfuye, ukarota ubona inzoka, ukarota ubona ibikoko, ukarota ubona ibigushaka kugutwarira umugore, bishaka kugutwarira umugabo, bishaka kugutwarira abana, mu buryo buri physically nta ntambara uri mureba, ariko mu buryo bw'umwuka niyo uryamye ubyuka unaniwe, ubyuka urushye, ubyuka wacitse umugongo, ubyuka wabize ibyuya, ubyuka ufite ubwoba. Kubera iki? Kubera iki? Kuko hari intambara zihari, ntago ziri presenta mu buryo bugaragara, ariko mu buryo bw'umwuka urabona ko uri ahantu habi. Mu buryo bw'umwuka urabona ko uhanganye n'ibintu biremereye, urabona ko uhanganye n'ibintu bikomeye. Lebo shekele mosakala masai. Urimo urarwana n'imbaraga ziremereye, urimo urarwana n'imbaraga zikomeye, zikomereye umutima wawe, zikomereye ubuzima bwawe, zikomereye ubugingo bwawe, zikomereye icyerekezo cyawe, urabibona. Rero izi ntambara zo mu buryo bw'umwuka uba urimo urwana nizo zigaruka zikaza kwafekita imibereho yawe muri buno buzima. Yesu ashimwe. Iyo uri muri ibi bihe ubona intambara zitandukanye zibasira ubuzima bwawe, zirwana n'imibereho yawe, ukayabona mu buryo bw'umwuka, ugakomeza urota wibona iyo mu giturage, ugakomeza urota ibintu byahahise, ibintu bya kera mu myaka yatambutse, ugakomeza ubona amashusho y'abapfuye, bapfuye kera, ugakomeza wibona iyo ngiyo mu cyaro, mu giturage, cyangwa se nimba waravukiye mu mujyi, muri ako gace wavukiyemo ba bantu ba kera, ugakomeza ari bukomeza ureba bakugarukira. Mu buryo bw'umwuka hari intambara ziri ku buzima bwawe, mu buryo bw'umwuka hari birimo bikurwanya, hari ibyo urimo urwana nabyo birimo bigusubiza inyuma, kuko mu buryo busanzwe urarwana ngo utere imbere, mu buryo busanzwe urarwana ngo ugire icyo ugeraho, urakora ngo ugire aho ugera, ariko buri munsi wibona usubira inyuma. Inzozi zawe ntizikujyana muri futire, ntizikujyana muri ejo hazaza, inzozi zawe ntiziguhumuriza kugera ku nzozi z'ubuzima bwawe, ahubwo iyo urimo kurota, iyo winjiye mu isi y'umwuka, ubona usubira inyuma aho wavuye, ubona uvugana n'abantu ba kera, ubona uvugana n'abantu bashaje, ubona uvugana n'abantu bo mu cyaro, ubona uvugana n'abantu baciriritse, ubona uvugana n'abantu utazi ko bakinabaho, wenda baranapfuye. Ibi ngibi birimo bishyira intambara hejuru y'ubuzima bwawe, ni sinyari yo kukubwira ngo haguruka usenge, haguruka utabaza Imana, haguruka wambaza Imana, haguruka ubwira Uwiteka ngo ni wowe mpungiraho, singakorwe n'isoni. Kuko iyo udasenze hari isoni ziba zigutegereje, iyo udasenze ikirere cyawe kiba kiboshywe, iyo udasenze mwanza bashaka kukwambura ibyo ufite. Mwanza bashaka kukwambura ibyo wageze. Rero mu bihe nk'ibyo ngibyo urimo ubona intambara zimeze gutyo, menya ngo hari umugisha ugomba kuburana, hari umugisha ugomba kugarura, hari umugisha ugomba gukura amaboko y'umwanzi, hari umugisha ugomba kwambura Satani, ugomba kwambura abadayimoni,
ugomba gukura mu isi y'abarozi, mu isi y'abazimu. Ikindi cya kabiri nuko iteka iyo bimeze gutyo umwanzi aba afite ikintu arimo atagitinga ku buzima bwawe, aba afite some target. Hallelujah. Hari target umwanzi aba agufiteho. Ashobora kuba atarimo arwanya ibihari, ariko arimo arwana n'ikintu ugiye kwakira, arimo arwana n'ikintu ugiye kubona, arimo arwana n'ikintu kiri ku buzima bwawe, arimo arwana n'ikintu ugiye kwinjiramo. Hari igihe uba utarabona ikintu pe, hari igihe uba utaragera mu mwanya runaka, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba uri ku marembo y'ibyiza, mu buryo bw'umwuka ukaba uri ku marembo y'umugisha, mu buryo bw'umwuka ukaba uri musatira amasezerano, mu buryo bw'umwuka ukaba ugeze ahantu ugiye kubona Imana, ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona ubutabazi. Umwanzi akabibona kare, akavuga ngo uyu muntu naramurwanije, uyu muntu naramuboshye, uyu muntu namwicishije inzara, uyu muntu namuteje icyangiro, uyu muntu naramusherereje aca mu ruserero rutandukanye, uyu muntu namugiriye nabi ku buryo bushoboka, ariko arancitse, ariko arambutse, aragiye. Reka niruke mutangire, reka niruke mutangire, reka niruke muhagarike, ntakomeze urugendo, ntagende ngo yinjireyo. Iyo wabaye muri struggle, ukaba mu bibazo bitandukanye, ugasafaringa, ariko usenga, ariko wiyiriza, ariko ushaka Imana, utabaza Imana, winginga Imana ngo ikurengere, ukabaho usaba ijuru ngo rirwanirire ubuzima bwawe, ukihanganira amakuba, ukihanganira ibigeragezo, ijuru rikakugosora, ukihanganira kugosorwa, ugaca mu ruganda, ukihanganira urwo ruganda, ugaca mu myonga, ugaca mu misozi, ugaca mu birimi by'umuriro, ukihangana ugashikama, ukavuga ngo nzi neza ko Umwami Imana azantabara. Haleluya. Kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntakorwa n'isoni z'ibyo anyuramo, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma, haleluya, kuko Umwami Imana azantabara. Ugashikama ku ijambo, ukarya ijambo, ukariryamamo, ukicwa n'imbeho, ukabura aho uryama, ariko ukaryamira ijambo, ukisegura ijambo, ukirirwa inzara, ariko ukihangana, ukiririrwa ijambo, ukarara ushonje wabuze ibyo kurya, ariko ijambo rikakubera ibyo kurya byo mu ijoro, rikaguhumuriza, ugahungira imbere y'Imana, ugatungwa n'amano, ugategereza ijuru. Ugategereza ijuru, ukemera kurwana intambara z'iburyo n'iz'ibumoso, ukihanganira abaguseka, ukihanganira abakumwaza, ukihanganira abakuvuga, ukihanganira ibyo utakabaye wihanganira. Hanyuma igihe kikagera, ijuru rikakwibuka, rikavuga ngo mwana wanjye warihanganye, mwana wanjye warwanye intambara nziza, mwana wanjye wahagaze ahakwiriye, reka nkwibuke, reka ngutabare, reka nohereze ubutabazi ku buzima bwawe. Muri ibyo bihe ijuru ryohereza ubutabazi, hari intambara zihaguruka mu isi y'umwuka. Reboshekere Mosai. Nicyo gihe abari bubakanye mu mahoro batangira kubona ko bagomba gutandukana, amadivorce akaba prepare, akaza ku buzima bwabo, baraciye mu bihe bikomeye bakihangana,
ariko umwanzi akora ibishoboka byose. Nicyo gihe umwanzi ategura urupfu ku buzima bwawe. Nicyo gihe umwanzi agutega imitego y'uburyo bwinshi butandukanye kugira ngo uyigwemo, winjira mu masezerano. Hari ibintu byinshi byasanyutse ku buzima bwawe. Aho rero niho za ntambara zo mu mwuka zihagurukira. Aho niho utangira kubona ibintu bidasanzwe, ukibaza nge nakorewe deliverance, nge nakoze deliverance, ngewe narasenze, ngewe nariyirije, narasenze, nakoze deliverance, naraye amajoro, ariko kuki nkomeza kurota nyogokuru, kuki nkomeza kurota sokuru, kuki papa wanjye nkomeza kumubona mu nzozi yarapfuye, kuki mama wanjye akomeza kungarukira, kuki bamasenge bagiye barimo bangarukira muri kino gihe nani maze igihe ntuje, kuki uyu mwanya aribwo intambara zo mu mwuka, intambara z'abazima, intambara z'abadayimoni zirimo zihagurukira ubuzima bwanjye. Impamvu nta yindi, hari aho ugiye kwinjira. So muri ibyo bihe rero intambara zihagurutse, muri ibyo bihe abadayimoni bahagurutse, muri ibyo bihe imbaraga z'umwijima zibaye nyinshi ku buzima bwawe, niho twasomye ahangaha muri iyi Zaburi bwa ngo Uwiteka ni wowe mpungiraho, singakorwe n'isoni, unkize kubwo gukiranuka kwawe. Untegere ugutwi utebuke ukize, umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza. Haleluya. Muri ibi bihe y'ubonye izi ntambara zimeze gutya, ukabona izi nzozi zikuremereye, ukabona ibingibi birimo bikurwanya, ukabona ibingibi bimeze gutya, ukabyitegereza, utangira gusengera muri Zaburi ya 31. Mana nkiza, Mana nkiriza umwuka wanjye, nkiza ibyo ntabona, nkiza ibyo ndimo ndwana nabyo, nkiza Mana, nkiriza ubugingo, nkiriza umwuka, nkiriza amasezerano, ndakwinginze unkize, ndakwinginze urwane n'ibindwanya. Haleluya. Ujya muri Zaburi ya 35. Oh haleluya. Ujya muri Zaburi ya 35. Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, indi ngabo nto nini, uhaguruke kuntabara, uhagurukire kuntabara. Haleluya. Kandi ushingura icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Winjira mu ijambo ry'Imana, ugatangira gusenga, ugatangira guhamagara Imana. Mana nkiza, nkiza imbaraga z'abapfuye, nkiza imyuka mibi, nkiza imbaraga za karande, nkiza imyuka, nkiza Mana, mungiye imbere yawe, haguruka untabare, haguruka n'ingoga, haguruka n'ingabo nini n'intoya. Ibihe ndimo ndabibona ko atari byiza, mwisi y'umwuka birakomeye, ariko ntabara Mana, ntiwemere ko umwanzi anyishima hejuru, ntiwemere ko ubugome bwa Satani bugera ku buzima bwanjye. Haguruka undengere, haguruka undengere, ndengeza ukuboko kwawe, ndengeza imbaraga zawe. Ntabara Mana, ntabara mu gitondo, ntabara mu ijoro, ndwanira intambara ntareba, ndwanira izo ndeba. Hari ibyo mbona Mana, hari ibyo ntabona. Abarozi bampagurukiye, abapfumu bampagurukiye, karande zinkurura, ibisubiza inyuma. Ntabara Papa, ntabarisha ukuboko kwawe, ntabarisha imbaraga zawe, ntabarisha ububasha bwawe. Ndakwinginze Mana, muri iki gitondo, kuri aya manywa, muri uyu mugoroba, muri iri joro, muri aya masaha, ntabara Mwami, ibyago ntibingereho, ibyago ntibinzeho, ntambara ntizinzeho. Ntabarira umuryango, tabara urugo rwanjye ntirusenyuke. Tabara Mana, tabara relationship yanjye, tabara ubukumi bwanjye, tabara ubusore bwanjye, tabara urugo rwanjye, tabara umugabo wanjye, tabara umugore wanjye. Usenga mu buryo bwose, utangira gushinganisha ibyawe, utangira gushinganisha umuhamagaro wawe, utangira gushinganisha ibyo Imana yakuvuzeho. Wibuka amasezerano, ukibuka aho Imana ikujyana, ugatangira gusenga, uhamagaza ubutabazi buvuye mu ijuru. Mwami ndaguhagurutsa, hagurukira kundwanirira, hagurukira
hagurukira kundwanirira. Haguruka Mana, haguruka ntiwicare, haguruka ntuceceke, haguruka uvugane nanjye, haguruka uvugane n'ibimpiga, haguruka uvugane n'ibindwanya. Izi nzozi ndimo Mana ziremereye ubuzima bwanjye, simfite imbaraga zo kurwana, ariko uri umutabazi wanjye, uri umunyembabazi, uri umunyabushobozi. Niwe wandokora Mana, niwe wankuraha. Ngutegereje igihe kirekire, ngutegereje iminsi myinshi, nkurindiriye igihe kinini. Data, kuri inshuro sinkubure, kuri inshuro singuhushe, simpushe ineza yawe, simpushe urukundo rwawe. Reka nkubone rebosekere mosayi. Haleluya. Reka nkubone, reka mbone imbabazi zawe, reka mbone ubuntu bwawe, reka mbone gukomera kwawe. Ikintu umwanzi aba ashaka ni ukucogora. Umwanzi aba akeneye kuruha, umwanzi aba akeneye ko wiheba, umwanzi aba akeneye gucika intege. Inshuro nyinshi iyo ushigaje intambwe imwe ngo winjire mu masezerano, urugamba rurakomera. Inshuro nyinshi iyo ushigaje intambwe imwe ngo wakire ibyo Imana yakuvuzeho, ibibazo birahaguruka. Ibibazo birahaguruka, intambara zigahaguruka, ibyago bikaza, amakuba akaza, ukabona isi kurangiriyeho. Ariko iki ni cyo gihe, uyu ni wo mwanya mwiza wo gusengeramo. Ntuzareke ngo agahinda kagutware umunezero w'ubuzima bwawe. Ntuzareke ngo abanzi bawe bakontorore ibyishimo by'ubuzima bwawe. Ntuzareke Satani ngo atware icyo waruhiye n'icyo wategereje imyaka yose. Haleluya. Mu buzima ugomba kuba umuntu utemera gutsindwa, ugomba kuba umuntu utemera kurekurira umwanzi. Haleluya. Oh, shimwa Yesu. Murongo wa 4. Kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira, kuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore, unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe gihome kinkingira. Haleluya. Unkure mu kigoyi banteze, kuko ari wowe gihome kinkingira. Ni wowe gihome gikingira ubuzima bwanjye, ni wowe gihome gikingira umuryango wanjye. Haleluya. Ni wowe gihome, ni wowe gihome, ni wowe mpungiraho, unkure mu kigoyi banteze. Hari abanzi b'ubuzima bwacu mu isi y'umwuka, baradutega ijoro n'amanywa, batega inzira zacu, batega ibyerekezo byacu. Ariko turabwira Uwiteka ngo dukize ikigoyi, dukize imitego, dukize iby'abanzi baduteze, ibyo Satani yaduteze. Murongo wa 6 tuvuga neza cyane. Mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye, Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Haleluya. Mu maboko yawe, mu biganza byawe niho mbikije ubugingo bwanjye, Uwiteka Mana yanjye warancunguye. Muri izi ntambara nyinshi umwanzi agaba ku buzima bwawe, icyambere biravuga ngo
Satani yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Ikintu cya mbere umwanzi aba ashaka yagurukira ubuzima bwawe ni ukukwica. That is first purpose. Intego ya mbere, objective ya mbere y'umwanzi ni ukwica ubuzima bwawe. Niyo mpamvu hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ni gute umuntu ufite amasezerano apfa? Ni gute umuntu apfa amasezerano atarasohora? Ariko reka mbabwize ukuri, ugiye Rusororo hariya abashyingura, ukareba abantu benshi baryamye hariya muri ziriya mva, baryamanyemo amasezerano menshi atagira uko angana. Nujya ku Mpanda bari mu Burundi, abantu benshi baryamye hariya kuri iriya Mpanda bamanukanyemo amasezerano menshi kandi atarasohora. Bamwe muri bo azasorezwa ku rubyaro rwabo, ariko abandi byararangiye. Impamvu ya mbere ituma ibyo biba ni ukubera iki? Nuko tutigeze tumenya ko duhanganye nawe ari umwicanyi. Ntago twigeze dusobanukirwa yuko umwanzi w'ubuzima bwacu, utwanga, uwo duhanganye nawe, umwanzi wacu ni umwicanyi, kandi ni umwicanyi w'umugome, ni umwicanyi. Uwo duhanganye nawe ni umwicanyi, yazanywe no kwica. Ikintu cya mbere muri we, target we ya mbere arica, ni umwicanyi. Ijambo kwica bisobanuye kwambura umuntu cyangwa se ikintu ubuzima cyari gifite. Nicyo kwica bisobanura. Kwica ni ukwambura umuntu cyangwa se ikintu ubuzima cyari gifite, ubuzima cyari gifite kubaho, cyari gifite ibyo kigomba gukora, ariko kirishwe, cyambuwe ubuzima. Rero Satani aza kwica abantu bafite ubuzima, bafite amasezerano, bafite ibyo Imana yabavuzeho, bafite aho Imana ibatwara. Iyo umuntu yishwe, abasize ibintu byinshi atarasoza, atararangiza, kandi aragishoboye gukora. Bitandukanye n'umuntu ushaje neza agasinzira. Iyo ushaje neza, example nka Dawidi, igihe yarashaje, yari agifite ubwami mu biganza byiwe, ariko kuko yarashaje ntacyo yaragishobora gukora. N'umugore bamuzanye mu busaza bwiwe ntigeze ashobora kuryamana nawe. Ibyo byatumye n'ubwami abuterura abushyira mu biganza by'umuhungu wiwe, arambwira komeza akazi. We ibyo yashoboraga gukora mu buzima bwose yari yarabikoze, ibyo yashoboraga kubona yari yarabibonye, umunezero wose yari afite mu buzima bwiwe cyangwa se yarakeneye mu buzima bwiwe yari yaramaze kuwubona. Yari yaramaze kuwubona bwoko bw'Imana. N'ibindi byose bari kumuzanira imbere ntacyo arakibimaza kuko arashaje neza. Wamuzanira umugore ntacyo ari kumumaza, wamuzanira ibirori n'ibyishimo ntacyo na kimwe byari kumarira. Ibyo yamucurangiyaga ntiyabyumva. Wamuzanira ubwami ntiyaragishobora kuyobora. Kubera iki? Arashaje neza. Uyu niwe muntu uba ugiye mu mahoro. Ariko undi wese, uyu niwe muntu uba ugiye uvuga ngo amasezerano niwe yasohoye yarangiye. Ariko undi muntu wese ukenyutse, undi muntu wese upfuye hataragera, undi muntu wese wishwe, yaba yishwe n'iki cyangwa n'iki cyangwa n'iki, yaba yishwe n'amarozi, yaba yishwe n'intambara, yaba yishwe n'amasasu, yaba yishwe na strategy za Satani ni nyinshi cyane akoresha yica abantu. Iyo agiye kare ajyana amasezerano, agenda hari amasezerano ataruzura, hari iby'Imana ibitarasoza ku buzima bwiwe. Rero y'ibyo ngibyo ubimenye, ukamenya yuko uwo muhanganye nawe
cyase umwanzi w'ubuzima bwawe ari umwicanyi, kugira amasezerano gusa ntago bihagije. Haleluya. Kuba ufite amasezerano gusa ntibiguha silence, kuko amasezerano ni iki? Amasezerano nibyo wabwiwe Imana izagukorera, ariko still n'ubundi Imana yakuremaga yakuremye ifite purpose hejuru y'ubuzima bwawe, ifite intego. Hari purpose y'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Iyo purpose y'Imana ari hejuru y'ubuzima bwawe, burya nuko mutanabizi, burya irenze n'amasezerano. Kuko ya masezerano Imana isezerana mu buzima bwawe naza kukugeza kuri purpose yayo, ku mugambi wayo. Purpose y'Imana kwari uko Abisirayeli bagira gakondo, bakaba ubwoko bw'Imana buyubaha kandi buyiramye. Hanyuma amasezerano yari uko Imana izabaho igihugu kirimo amata n'ubuki. Ariko amasezerano araza kuzuza umugambi w'Imana wo kugira ishyanga, wo kugira ubwoko. Purpose y'Imana kuri Aburahamu yari uko izamuhindura ubwoko bukomeye, ikamuvanamo ishyanga riyitirirwa. Ariko amasezerano yiwe yari umugisha n'ibindi byose biza gusapotinga ya purpose y'Imana. Rero ku buzima bwawe hariho umugambi w'Imana. Uwo mugambi w'Imana Imana yakuremeye urakomeye cyane kandi ni mugari. Amasezerano ni amashami ari kuri ya purpose y'Imana, kuri wa mugambi w'Imana uri hejuru y'ubuzima bwawe. Rero iyo Satani akwishe utaragera ku mugambi w'Imana, ikintu cya mbere gikomeye kiba gipfuye mu buzima bwawe ni intego z'icyo waremewe kuba cyo utageze. Hanyuma bikajyana n'amasezerano n'ibyo wari kuzakora, n'ibyo wari kuzafashisha abantu benshi batandukanye. Yesu ashimwe. Hallelujah. Rero iyo umaze kumenya ko umwanzi uhanganye nawe ni umwicanyi, mu bintu ukora n'intambara ukora urwana n'umwuka w'urupfu. Wanga gupfa utageze aho Imana yakugambiriye, wanga gupfa utageze aho Imana yaremeye ubuzima bwawe. Niyo mpamvu Dawidi avuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo namamaje imirimo Uwiteka yakoze. Niho rero muri Zaburi ya 33:6 avuga ngo mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye, Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Haleluya. Mbikije ubugingo bwanjye, mbikije umuryango wanjye, mbikije ibyanjye mu maboko yawe, kuko nzi ko umpiga, undwanya, unyanga ashaka no kunyica, ashaka no kunyambura ubuzima, ashaka no kumbuza kubaho. Yesu ashimwe. Uyu nguyu ushaka kumbuza kubaho, uyu nguyu ushaka kumbuza ubuzima, uyu nguyu ushaka kumbuza, ushaka kunyambura ubugingo bwanjye, ndamuzi, ni umwicanyi. Ariko ndazi ahantu ushobora kuba ntashyikira, ndazi ahantu ushobora kwihisha ntangereho. Mu maboko yawe, mu biganza byawe. Haleluya. Aho ngaho ndiyo ntabwo uyu mwicanyi uhiga ubuzima bwanjye azambona. Urubyaro rwanjye ruri mu maboko yawe, urugo rwanjye, ibyanjye biri mu maboko yawe. Uyu mwicanyi ntabwo azambona, kuko Satani ni umwicanyi, akongera akaba umujura. Rero iyo ananiwe kukwica, step ya kabiri ikurikira niyo kukwiba.
hari abantu benshi Satani atashoboye kwica ariko yarabibye, yarabambuye, yabambuye igihe. Yabibye umwanya wabo, yabibye inshuti z'umumaro, yabibye ibyo kubagirira umumaro, yabibye iby'agaciro, yabibye amafaranga, yabibye amasezerano. Satani ni umujura, yabibye inzu yo kubamo. Byaramunaniye kukwica ariko kwiba ibyawe byo byarabishoboye, kuko hari benshi basobanukirwa iki ngiki, agahangana n'umwuka w'urupfu ko abantu batinya gupfa, agasenga akarwana ijoro n'amanywa, ndasenya umwuka w'urupfu, ndikuraho umwuka w'urupfu, nditandukanye n'imbaraga z'urupfu. Ariko umwanzi akabona yuko ntazahera ngo akwice, akabishaka akabibura, ariko yarangiza akinjira iwawe akiba ibyawe, agasahura ibyawe, agasahura umunezero wawe ukabaho ubabaye, agasahura future yawe ukabaho udatekereza ejo hazaza, agasahura amasezerano yawe Imana yakugambiriyeho bikajya kuri ubuzima bwawe. Bibaho. Umwanzi arwana no gusahura no gutwara ibyawe. Rero yashoboye kukwiba, intambwe ya gatatu akora ni ukurimbura ibyo yakwibye, ni ukurimbura umugambi Imana ku buzima bwawe. Hari abantu umwanzi yibye, ibyo yabibye aranabirimbura. This time, this moment, nubwo wabishaka ntibabibona kuko umwanzi yarabirimbuye. Umwanzi akakwiba ubuto bwawe, akakwiba urushako rwawe, akagera ahantu ugera ku myaka 50 utarashaka, icyo ngicyo akahita kirimbura akagikora mu buzima bwawe, kubiga nawe usigara mu byo utekereza ibyo bitakirimo. Umwanzi akakwiba amafaranga yawe, akakwiba business yawe, akakwiba iterambere ryawe, akakwiba gukora ngo ugire ikintu ugeraho, iminsi yawe yo gukora, iminsi yawe y'imbaraga, iminsi yawe akayihungabanya, akayinyunyuza, akayikoza hirya no hino, ukabaho nta kintu na kimwe ushobora kwimarira. Iminsi yawe yose y'imbaraga ikarangira, akabirimbura, ukazapfira mu butindi, ukazapfira mu bukene. Nibyo ukarama ntupfe ntukenyuke, ariko ugasaza uri umutindi, ugasaza uri umukene, ugasaza nta mafaranga ufite, ugasaza nta byo kurya ufite, ugasaza udafite aho kuba, ugasaza udafite imyambaro. Umwanzi yarimbuye umugisha wawe, yarimbuye ibyawe, yarimbuye icyerekezo cyawe, yarabirimbuye kuko ntiwabaye maso, ntiwamenye strategy n'imikorere y'umwanzi wawe. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana, amasaha arimo aradusiga. Uwiteka umbabarire kuko mbabaye, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, kandi n'ubugingo bwanjye n'umubiri birananuwe nawo, kuko iminsi yo kubaho kwanjye nyihoranamo agahinda, n'imyaka yanjye nkayimara nsuhuza umutima. Intege zanjye zimarwa no gukiranirwa kwanjye, amagufwa yanjye arananutse. Kubw'abanzi banjye bose mpindutse igitutsi, ni koko mpindukiye abaturanyi banjye igitutsi gikomeye. N'abamenyi banjye mbahindukiye igiteye ubwoba. Abandebye mu nzira barampunga, nibagiranye nk'uwapfuye utakibukwa, mwanye n'urwabya rumenetse, kuko numvise benshi bambeshya, ubwoba bukantera impande zose. Ubwo bangiriraga inama bagashaka uburyo banyica,
ahangaha arimo gutabaza Imana, arimo kubwira Imana situation arimo. Uyu nguyu ni Dawidi arimo gusenga. Yesu ashimwe. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, inshuro nyinshi duhura n'ibibazo ariko ntitubibwire Imana, duhura n'agahinda ariko ntitugasobanurire Imana, duca muri situation ariko ntitugire umwanya uhagije wo kwicarana n'Imana ngo tuyiganirize nk'inshuti yacu. Bwoko bw'Imana, Imana ni inshuti yacu. Imana iradukunda, Imana iratuzi. Reka igihe uri muri situation igoye wicarane n'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nidusenga dufate umwanya twiherere, wifungirane, hanyuma wicane na So mu ijuru, mwihererane, muganire, umubwire buri kimwe cyose. Mubwire ibiri ku mutima wawe, mubwire ibikubabaje, mubwire ibiguteye agahinda, mubwire everything. Ariko rimwe na rimwe usanga duca muri situation, duca mu bibazo n'ibigeragezo, gusenga bikatunanira, kuganiriza Imana bikanga, kubwira Imana ibiri mu mitima yacu n'agahinda kari mu mitima yacu ntitubishobore. Tukaba turaho gusa, ukiheba, mutima ukagira agahinda, ukavuga nabi, ugatukana, ariko udafite umwanya wo kwicana n'Imana ngo uyibwire ABCD. Iyi Zaburi ya 31 ngo Uwiteka umbabarire kuko mbabaye, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro. Ndababaye, kandi muri uwo mubabaro ibimbabaje nibi. Dufata umwanya wegera Imana, bwira Imana, Mana ndimo ndaca mu ntambara, Papa Mana y'agakiza kanjye, wowe nabikije ubugingo bwanjye. Kuri umurongo wa 13 faze ya nyuma cyangwa se umurongo wa nyuma uravuga ngo mkanye n'urwabya rumenetse. Do you understand this? Mkanye mese, this is situation, uyu mwanya ndimo, ibihe ndimo gucamo, ngeze ahantu ubuzima bwanjye bumeze nk'urwabya rumenetse. Y'urwabya ubundi cyera bajyaga bavuga ngo iyo inkono nini imenetse igira uruhengekero, barayihengeka ukaba wakoresha mu rubavu. Ariko y'urwabya rumenetse kuko kaba ari gato, nta kindi kiba gisigaye kuba ari ukujugunya, ntabwo wahengeka. Iyo urwabya rwamenetse barajugunya. Niyo mpamvu ahangaha dakoresheje ngo meze nk'ikibindi kimenetse, kuko ikibindi kimenetse hariho n'igihe bagikuramo urujyo, hari igihe bagikuramo urujyo, abantu bo mu cyaro mu giturage, rwa rujyo bakarukoresha indi mirimo runaka. Ariko urwabya ni gatoya, iyo kamenetse barajugunya. Rero aravuga ngo mkanye n'urwabya rumenetse. It means dasa n'umuntu utagifite agaciro, dasa n'umuntu utakigize icyo maze mu maso y'abandi bana bambona, nta na kimwe, birasa nkaho ntacyo ngisobanuye, ndi wo kujugunywa. Ngiyi situation ndimo, meze nk'urwabya rumenetse. Arimo araganiriza Imana. Uyu si umuntu arimo kubwira. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, muri ubu buzima hari ahantu tugera umwanzi akakugeza ahantu umera nk'urwabya rumenetse, aho inshuti zose zikwibagirwa, abagusezeranije bakubeshya, ibintu byose bakabivamo, cyangiro kikaza ku buzima bw'abantu bose bakakwanga, abantu bose bakakwibagirwa, wifuza kukujyana neza wese akaguta.
ukaba umeze nk'urwabya rwamenetse burundu. Ukaba umeze nk'urwabya rumenetse. Nicyo Dawidi arimo kuvuga hano. Rero muri iyi situwasiyo imeze gutya, icarana n'Imana uyibwiza ukuri. Injira muri amasengesho yandi abwira Imana, Mana biruhuka nakaranyanze, nshuti zanjye zamvuyeho, umuryango wanjye warantaye, ibibazo byanjye bimeze gutya, situwasiyo yanjye imeze gutya, nduku mezaha, Mana ntabara, ndengera, mfasha, agahinda kanjye kameze uku, dore singifite icyo kurya, sifite icyo nishyura inzu, sifite icyo ngaburira abana, iyi situwasiyo ndimo dore imeze uku nguku, dore aho ndi, dore uko bisobanuye, dore uko bihagaze, nyibuka Mana, cinzira, ufite ibihumbi bitarapfukamira Bayali, ufite n'ibikona byaguruka bikaza hondi, Mwami agahinda kanjye n'umubabaro wanjye biruku nguku, Uwiteka ntunyibagirwe. Murongo wa 15, murongo wa 15 avuga ngo ariko kubwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze nti uri Imana yanjye, ibihe byanjye biri mu maboko yawe, unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza, umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unkize kubw'imbabazi zawe. Uwiteka ne gukorwa n'isoni kuko ngutakiye, abanyabyaha abe ari bo bakorwa n'isoni, bacecekere ikuzimu. Indimi z'ibinyoma zigobwe, zivugana umukiranutsi agasuzuguro n'ubwibone no kugayana. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wakorereye abaguhungiraho mu maso y'abantu. Haleluya, Yesu ashimwe. Indimi z'ibinyoma zigobwe, byubwiza Imana ukuri, hagaye mu mwanya wawe, bwira izo ndimi z'ibinyoma ziceceke. Abakubeshyera, bakuvuga nabi, abakubeshya, indimi z'ibinyoma zigobwe, zivugana umukiranutsi agasuzuguro n'ubwibone no kugayana. Izo ndimi z'ibinyoma zivugana umukiranutsi agasuzuguro, zivugana umukiranutsi ubwibone, zivugana umukiranutsi kugayana, zigobwe, ziceceke. Haleluya, kuko kugira neza kw'Imana yacu ari kwinshi. Haleluya. Erega kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha. Kugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, abagusenga. Iyo amaze kuganiriza Imana, yamaze kubwira Imana umubabaro wiwe, agahinda kiwe, ahindukira abandi bamuvugaga, akabwira indimi zabo nizigobwe. Abararaga bagutongera indimi zabo zigobwe, abararaga bakufuma indimi zabo zigobwe, abaguhimbiraga ibinyoma indimi zabo zigobwe, abamvugaga ibitariho indimi zabo zigobwe, abagurukiye kundwanya indimi zabo zigobwe. Haleluya, kuko imbabazi wabikiye abakiranutsi, kuko imbabazi wambikiye ni nyinshi. Bosekele mosai, imbabazi zawe ku buzima bwanjye, ku muryango wanjye, ku byanjye ni nyinshi, izo wabikiye abakubaha. Haleluya. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Haleluya. Wayumvise ko ku murongo wa 20, mu bwihisho bwo mu maso yawe Uwiteka niho uzabahisha inama mbi z'abantu. Abakiranutsi bazahishwa mu maso y'Imana, niho Imana izahisha abakiranutsi, ikabahisha indimi mbi z'abantu.
izo ndimi mbi zigutera inzozi mbi, zigutera gushikagurika, zigutera ubuzima bubi, zigusubiza zikurwanya, zigusubiza inyuma, zikuza epfo na ruguru, mu maso y'Uwiteka n'Imana y'abikiye abayikunda n'abayisenga, kugira ngo abahishe indimi mbi z'abantu ubahishe mu ihema gutongana kw'indimi. Imana iduhishe gutongana kw'indimi z'uburyo bwose, izina rya Yesu Kristo. Murongo wa 22, Uwiteka himbazwe kuko yanyerekeye imbabazi ze zitangaza. Mu mudugudu ufite igihome gikomeye, kubwanjye navuganye ubwira nti nciriwe mu maso yawe, ariko ngutakiye wumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Kubwanjye navuganye ubwira nti nciwe mu maso yawe, ariko ngutakiye wumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Haleluya. Ariko umunsi nagutakiye, umunsi naguhungeho, wumvise ijwi ryo gutaka kwanjye. Hari igihe tuvugana ubwira, ndavuga ngo kubwanjye navuganye ubwira, mvuga ko wandetse, mvuga ko wantaye, mvuga ko wansize mu bibazo, mvuga ko wansize mu bigeragezo. Ariko igihe natakaga, wumvise ijwi ryo gutaka kwanjye. Igihe ningingaga, wumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Igihe naguhamagaraga, wumvise ijwi ryo guhamagara kwanjye. Nubwo njye nari nihebye, nubwo nari nzi ko wantaye, nubwo nari nzi ko wansize, nubwo nari nzi ko utakinyumva, nubwo nari nzi ko hari, ariko mfashe umwanya ngataka, wumvise ijwi ryo gutaka kwanjye, wumvise ijwi ryo kwinginga kwanjye. Urururu ko Uwiteka urantabara, ushimuhimbazwe, ushyirwa hejuru, kuko wantabaye no mu gihe ntabizigaga, wantabaye no mu gihe ntari imbyiteze, wantabaye no mu gihe nari nihebye. Haleluya. Uku niko Imana yacu iri, niko Imana yacu ikora. No mu gihe uzi ko Imana yagutaye, no mu gihe uzi ko Imana idahari, jya ufata umwanya uyitabaze, jya ufata umwanya uyihamagare, jya ufata umwanya uyibwire, jya ufata umwanya uyereke buri kimwe cyose kiri ku buzima bwawe. Ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Reka dusenge tugana ku musozo. Hanyuma mbere ko dusenga, reka twinjire mu mwanya wo gukorera Imana, dutanga icya 10 n'amaturo. Abadukurikiye, abazakurikirana iri jambo, izi nimero ziri ahanga kuri screen yanyu, bitewe n'igihugu cyose urimo muri East Africa wazikoresha utanga icya 10, utanga n'amaturo, twemeza gushyigikira umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. Bari ku indi migabane itandukanye, Amerika, Burayi, Aziya no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika bitari muri East Africa, mwakoresha iyo nimero ya M-Pesa, mukoresha uburyo bwa Western Union cyangwa se MoneyGram cyangwa se World Limit. Uburyo bwose bwa money transfer wabukoresha ukoresheje iyo nimero yo muri Kenya, yakamenyetso ko guteranya 254 70 23 15 5 80 M-Pesa Kenya. Wayikoresha urimo gukorera Imana, ushyigikira umurimo w'Imana. Ababikoze rero n'abazabikora hanyuma igihe muzamubone buno butumwa, mwese reka tubasabire umugisha, dusengera n'ijambo ry'Imana, hanyuma tugana ku musozo. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubw'abantu bawe Mwami, twari turi kumwe muri iri jambo mu mwanya w'amateraniro. Reka ukuboko kwe kube hejuru ubuzima bwabo, bahe umugisha wawe Mana, ubagire neza. Dusenge umuntu wese mwamurambuye ikiganza cyiwe atanga ituro, reka ukuboko kwawe n'ikiganza cyawe Mwami bimubeho, umuhe umugisha Mana. Batanze icya 10 basapotinga umurimo wawe, ubagire neza, ubahe umugisha wawe, ikiganza cyawe n'ukuboko kwawe bibe hejuru ubuzima bwabo. Turagushimiye Mwami kubwira ijambo, utabara umuntu wese uri mu kaga, umuntu wese uri mu ntambara, umuntu wese uri mu bibazo, umuntu wese uri mu bigeragezo, kuboko kwawe n'imbabazi zawe bibe hejuru ubuzima bwiwe. Umugisha abo twabanye bose muri amateraniro n'abazaza hanyuma Mwami bose nabo bagire neza, waho umugisha uvuye imbere yawe, wahaze urukundo rwawe n'uburame bwawe. Turagushimye Mana, ugire neza buri wese, kandi umve gusenga kwa buri wese, utabare buri wese Mwami muri mu ntambara, utugire neza Mwami, utwereke ukuboko kwawe, dukize indimi z'abantu,
dukize ubugome bwabo, dukize ibibi n'ibyago byose umwanzi yateguye hejuru y'ubuzima bwacu, turengereshe ukuboko kwawe, wumve gutaka kwa buri wese, usubize amasengesho yacu mu izina Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere Imana, mugire icyumweru cyiza, bye bye.